Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Patrick Rwayitare, ni pastor wa Amazing Grace International Church hano I Kigali. Muzana ijambo ry'Imana, Imana ikugire neza. Turi gusoma muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 na 5. Yeremiya 1:4-5 avuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Hallelujah. 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 Hani Imana yavuganaga na Yeremiya, ariko Yeremiya uyu munsi nige nawe ni Imana imavugana nge nawe. Hallelujah. Mvuko ni Imana imo kuvuga mwene data ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Hallelujah. Waruzi ko Imana ikuzi kurusha abakuzi bose. Waruzi ko Imana yakumenye mbere yuko ababyeyi bakumenya. Ngo Imana yakumenye itarakurema mu nda ya nyoko. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Yeremiya 1:4-5. Ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe cyangwa ya nyoko. Hallelujah. Imana yakumenye utarajya mu nda ya mama wawe. Nyoko atarakumenya Imana yari ikuzi. Hallelujah. Mama wawe atarakumenya, atarasama inda yawe, Imana yari ikuzi. Niko ivuze. Papa wawe atarahura na mama wawe, Imana yari ikuzi. Ndashaka kunyumva muvandimwe. Waruzi ko Imana yakumenye abantu bose batarakumenya? Uzi ko Imana yakumenye so na nyoko batarakumenya batarahura? Biratangaje. Hallelujah. Mama wawe atarakumenya, Imana yari ikuzi. Mama wawe atarasama inda yakubyaye, Imana yari ikuzi. So na nyoko batarahura, Imana yari ikuzi. Hallelujah. Ababyeyi bawe batarakumenya, Imana yari ikuzi. Imana ikuzi kurusha abantu bose wibwira ko bakuzi. Imana ikuzi mbere ndetse kurusha abantu bose wibwira ko bakuzi. Ushobora kubuzi ko ababyeyi bakuzi, barakuzi nibyo, ariko Imana avuga ngo yakumenye mbere utarajya mu nda ya mama wawe. Wa mugore ufite umugabo, umugabo Imana yakumenye mbere kandi kuzi cyane kuruta umugabo wawe. Wa mugabo ufite umugore, Imana yakumenye mbere yuko umugore akumenya, kandi Imana ikuzi cyane kuruta umugore wawe. Iki kintu nukimenya uraza kunezera. Imana irakuzi kuruta abantu bose wibwira ko bakuzi. Hallelujah. Menya ibintu bitatu. Imana irakuzi cyane, Imana yagukunda cyane, Imana ikwitayeho cyane. Yakumenye mbere y'abantu bose. Hallelujah. Imana yakumenye mbere y'abantu bose. Utaraba mu nda ya mama wawe, isonanye ko batarahura, Imana yari ikuzi. Ibi bintu maze kubimenya numvise nkunze Imana cyane. Nawe nubimenya neza uraza kumva ukunze Imana cyane. Hallelujah. Imana irakuzi kurusha abo wibwira ko bakuzi. Amen. Amen. Ababyeyi bawe, umugabo wawe, abavandimwe wawe, abo mwiganye, abo mwaturanye, abo mubana, Imana ikuzi kurusha abantu ko bakuzi. Hallelujah. Muri Zaburi 39:16 umva Zaburi ya Dawidi kuntu yavuze. Zaburi 39:16 yavuze ngo nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Zaburi 39:16 ni Dawidi uvuga ngo nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Hallelujah. Abaganga bataramenya ko umubyeyi atwite, Imana ibizuwa twite. Abaganga bataramenya ko umugore atwite, Imana ibizi ko umugore atwite. Kuko Imana itumenya mbere utaramuna mu nda ya mama. Imana ikumenya utaramunda ya nyoko, Imana ikumenya uri mu nda ya nyoko, Imana ikumenya uvuka, Imana n'uyu munsi irakuzi. Reka nkubwire ngo Imana irakuzi kuruta abo wibwira ko bakuzi. Hallelujah. Hallelujah. Nubimenya ukabyemera neza, uraza kumva umutima urushe gukunda Imana. Kuki abantu badakunda Imana cyane? Abantu basa naho Imana bayibona nk'ikintu cyabahemukiye bamwe. Bazi ngo Imana ni ikintu kirabo. Imana irakuzi kuruta umuntu wese. Imana iragukunda kuruta umuntu wese. Imana ikwitayeho kuruta umuntu wese. Uvuga ngo amina ni ubyemera. Hallelujah. Imana iragukunda kuruta umuntu wese wibwira ko gukunda. Wanyumvise? Imana iragukunda kuruta umuntu wese ugukunda mwisi. Kuko yagukunze mbere, kuko yakumenye mbere, igukunda mbere, Imana ikwitayeho. Ibi bitatu nubimenya bikakujya mu mutima wawe, uzakunda Imana. Imana irakuzi kuruta abakuzi bose. Imana yagukunda kuruta abagukunda bose. Kandi Imana ikwitayeho kandi ikwitaho kuruta abakwitaho bose. Vuga ngo amina. Hallelujah. Hallelujah. Kunda Imana n'umutima wawe wose.
yiringiye n'umutima wawe wose, yizere n'umutima wawe wose, kuko yakumenye imbere y'abantu bose. Ibyo biguca intege uyu munsi, Imana yakumenye bitarabaho. Ibyo by'isi bigutwara bikakuza guha Imana igihe. Imana yagukunze, yakumenye, yakwitaho bitarabaho. Reka wiyambure ibigutwara kure y'Imana. Reka wiyambure ibikubeshya ko Imana yakwanze. Reka wiyambure ikinyoma cya Satani cyo kuvuga ngo ntabwo Imana ikuzi. Ndakubwiye ngo Imana irakuzi, yakumenye kera. Haleluya, 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 haleluya. Kuki abantu biyahura? Uzima abantu biyahura? Icyambere, mbere yo kwiyahura umuntu aba yabanje kwiyanga. Kuki abantu biyanga bakiyahura? Ni umusaruro mubi cyangwa ni ingaruka ziva mu kutamenya ko Imana igukunda. Kwiyanga no kwiyahura ni ingaruka zo kutamenya ko Imana ikuzi gukunda. Imibereho urimo itari myiza, ibibazo waba uhura nabyo, Satani abinyuramo akabikoresha ngo kumvishe ko Imana itakuzi, ngo kumvishe ko Imana itakwitayeho, ngo kumvishe ko Imana yaguteye umugongo. Ariko ndakumenyesheje mu izina rya Yesu, Imana yakumenye utaraba mu nda ya mama wawe. Imana irakuzi, Imana iragukunda, kandi Imana ikwitayeho kurusha abantu bose. Vuga ngo amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwiyanga no kwiyahura bituruka mu kutamenya ko Imana ikuzi kandi gukunda. Uzi impamvu uriho unteze amatwi ndeba? Nuko Imana yakurinze. Uzi impamvu yakurinze se? Nuko igukunda. Vuga ngo amina. Impamvu kiriho nuko Imana igukunda. Hari abantu mwakabaye mungana bapfuye batarangana nawe. Hari abantu ababyeyi babo batwitera rimwe na mama wawe, bo zivamo. Iyawe Imana irayirinda. Ndashaka kubwira ijambo tutazibagirwa. Imana igukomeyeho. Imana yarakubundikiye ikurinda urupfu. Yabanje kukurinda uri mu nda ya mama wawe. Hari abandi babyeyi banganaga na mama wawe batwise mu gihe cye, ariko zivamo zikurwamo n'ibintu bitandukanye. Ariko iyawe Imana irayirinda. Imana irakubundikiye. Imana igukomeyeho kuko yakumenye mbere, iragukunda kandi kwitayeho. Ibyo nubimenye uzakunda Imana. Byakire kandi ubyizere muvandimwe. Ukunda Imana n'umutima wawe wose, ukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose, ukunda Imana, wiyambura ibinyoma by'isi, wiyambura ibinyoma bya Satani bibeshya abantu. Imana bagaremiya uyu munsi niwe nawe Imana ibwira. Imana yakumenye itarakura mu nda ya mama wawe. Ukiri urusoro Imana yarakurebaga. Ibyakaye byaguhitanye ahunga ukungana uko ni byinshi kandi urabizi. Bimwe bizi. Ibyakaye byarakwishe ni byinshi. Haka gituma uriho nuko yakumenye, ikuzi kandi kwitayeho. Imana igukomeyeho. Imana yakubundikiye. Yego wenda huye nibibabaje, wenda huye nibikomere, wenda huye intambara nyinshi ndakukwica, ariko impamvu zitakwishe kandi ari abandi zishe nuko Imana igukomeyeho. Nagira ngo ubyumve muvandimwe. Izere Imana, yiringire. Yakumenye utarayimenya, yakumenye utaraba mu nda ya mama wawe, yakumenye imbere y'ababyeyi bawe, yakumenye imbere y'inshuti zawe, yakumenye imbere ya guverinoma zose ziriho, yakumenye ukiri mu nda, yakumenye itaragushyira mu nda, ikumenya uri mu nda uri urusoro. Yarakurebaga, uvuka ikureba, ikurinda bya bindi yakurinze, igucisha ahandi yagucishije. N'uyu munsi uracyariho. Vuga ngo amina. Kunda Imana n'umutima wawe wose, iringira Imana, yizere, yikunde. Haleluya, 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 haleluya. Kwiyanga, abantu bariyanga bakiyahura. Hari ukwiyahura twese tuzi, aho umuntu ishyira mu kagozi cyangwa mu mita gapfu, turabizi. Ariko hakundi kwiyahura, abantu bakiyahura mu byaha, bakiyahura mu busambanyi, bakiyahura mu nzoka, bakiyahura mu biyobyabwenge, kuko arumva atagishaka kubaho. Icyo nta kibizo n'ingaruka z'ikinyoma cya Satani abeshya abantu ko batereranywe Imana itabakunda. Imana iragukunda muvandimwe, irakuzi kurusha abantu bose bakuzi. Iragukunda kuruta abantu bose bagukunda, kandi kwitayeho kuruta abantu bose bakwitayeho. Wibwira kubaho kubera iyo diplome yawe uribeshya itariho wabaho. Wibwira kubaho kubera aho hantu ucumbitse uribeshya badahari wabaho. Wibwira kubaho kubera salary yawe uribeshya salary idahari wabaho. Imana ikwitayeho, Imana ikubeshejeho. Amen. Haleluya. Ukiri urusoro Imana yakurebaga, irakurinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyambura ikinyoma cya Satani. Kuba ufite ikibazo cyangwa wagira ikibazo, suko Imana ikwanga. Wanyumvise neza? Kuba ufite ikibazo cyangwa wagira ikibazo, suko Imana ikwanga. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho uko biri kose.
yaragukunze imbere y'abantu bose. Ugukunda uzamubwire ngo namenye ko unkunda nyuma y'Imana yankunze kera. Tuzi ko ababyeyi bakunda abana cyane cyane abamama baratuvunikira, batuzi ko bakunda ababyeyi b'abamama bakunda abana babo. Abana yakubwira ngo Imana igukunda kuruta uko nyoko gukunda, kuko yakumenye nyoko atarakumenye. So na nyoko bataraho imaze kwimenya intekerezo zanjye yarahindutse. Papa we nawe atarahura, Imana yari kuze nikuja muri yatubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe cyangwa ya nyoko. Icyo bacyuze umuvandimwe, iyambura iterabwoba ry'abadayimoni, iyambura iterabwoba ry'isi, iyambura ibikubwira ngo ugiye gupfa, iyambura ibikubwira ngo Imana yaragutaye, iyambura ibikubwira ngo ntacyo uzageraho, iyambura ibikubwira ngo wajugunywe. Imana iri kumwe nawe, Imana ikwitayeho, Imana iragukunda, Imana ikuzi kuruta abantu bose, Imana igukunda kuruta abantu bose, kandi Imana ikwitaho igihe cyose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagusaba ngo umenye ibyo bintu. Yeremiya 29:11 yarahanuye yavuga ngo iki? Yeremiya 29:11 ahantu henshi barahazi ngo erega nzi ibyo nibwira kukugirira si bibi ahubwo ni byiza. Kama basomere neza umve. Yeremiya 29:11 erega nzi ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni kuwiteka avuga. Amina. Wa wundi wakumenye utaramunda ya mama wawe, wa wundi wakurebaga uru rusoro, wa wundi wabanye nawe mu byo wanyuzemo byose, wa wundi ukuzi kuruta abantu bose, wa wundi ugukunda kuruta abantu bose, wa wundi ukwitayeho kuruta abantu bose, aravuze ngo erega nzi ibyo nibwira kukugirira. Imana ifite plans nziza kuri wowe. Haleluya, haleluya. Niba umubyeyi yicaga planinga uko icyo abona yazakora umwana we, Imana irusha guplaningira abantu bayo, irusha ababyeyi basanzwe mu mubiri guplaninga. Haleluya. Niba government runaka ishaka kucyariga igakora igena migambi ry'imyaka myinshi, ipangira abaturage b'icyo gihugu, Imana yibikora kurushaho. Mwumva kuri Imana ikubwiye muvandimwe, tega amatwi neza. Ngwerega nzi ibyo nibwira kukugirira. Haleluya. Imana hari ibintu itekeza irimo guplaninga kugukorera. Yeremiya 29:11 Imana hari ibintu irimo gupanga kugukorera. Umva ngo ni byiza, ngo ni amahoro, ni iby'amahoro. Imana irimo gupangira ibi by'amahoro ngo si bibi. Umva, ntabwo Imana ipanga kukugirira nabi, Imana imena planinga kukugirira neza. Ni iby'amahoro si bibi, ni iby'ineza. Haleluya. Imana ashaka guteza imbere, Imana irimo guplaninga kuguteza imbere. Come on. Imana irimo guplaninga kuguha ibyiringiro bishya. Haleluya. Imana irimo guplaninga future yawe. Haleluya. Yeremiya 29:11 mwiza gusoma neza bazumva. Iby'Imana ipanga kugirira ni byiza na amahoro si bibi, sugukoza isoni, sukugushwaza. Oya. Ni iby'amahoro, ni iby'iterambere. Uze gusoma neza iyi verse uyu murongo, uze gusoma neza mu Cyongereza nibo bavuga we neza. Imana imara kuremera future nziza. Haleluya. Ntabwo Imana igiye kugirira nabi, igiye kugirira neza, kuko yakumenye utaraba mu nda ya mama wawe. Ababyeyi bagupangira ibyiza n'ibyo, ariko n'abantu ari ngo bibananira. Leta yagupangira ibyiza n'ibyo rwose ni byiza cyane, n'inshingano yabo, ariko hari bibananira ko n'abantu. Association urimo, community urimo ushaka gupangira ibyiza, yego ni byiza, ariko n'abantu babinanirwa, banakuriganya. Ariko hari Imana ikomeye, hari Imana ikomeye yakumenye utaraba mu nda ya mama wawe, ikuzura urusoro, izi uko wabayeho, uzi uko ungana uko, izi ibikubabaza, izi ibikugoye, igukunze kurusha abantu bose. Iravuze ngo erega ibyo nibwira kukugirira ni amahoro si bibi. Haleluya. Nibyo kuguteza imbere, nibyo kugukomeza, nibyo kukuremera future nziza. Future yawe ni nziza, irakomeye, bivuye mu kiganza cy'Imana. Apana bitavuye muri diplome yawe, bitavuye muri family ukomokamo, bitavuye mu office bicaramo, bitavuye mu bagucumbikiye, bitavuye mu bindi utekereza. Oya, bivuye mu mugambi w'Imana. Icyamuka byumva baza kubaho unezerewe. Haleluya. Satani ni umunyabinyoma, araza kukubeshya byinshi,
araza kukubeshya akakumvisha ko watsinzwe ananiwe. Ya kuva ukiri muzima uracyafite amahirwe yose. Ufite amahirwe yo gutera imbere na none. Haleluya. Ufite amahirwe yo kugera aho washaka kugera. Ufite amahirwe yo kwinjira mu masezerano. Ufite amahirwe yo gufasha abandi. Wenda uyu munsi wasa no gufashwa, ariko ndagutangaza ngo uraza gufasha abandi. Iby'Imana yibwira kukugirira ngo ni byiza gusa na mahoro, nta kibi kirimo. Niyo ngo iguteze imbere, iguhe ibyiringiro, iguhe amahoro, igutsindishize, ikukingura imiryango, ikugirire neza. Byakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikuzi kuruta abakuzi. Imana igukunda kuruta abagukunda bose. Imana ikwitayeho kuruta wowe n'abashaka kuba kwitayeho hose. Izere iyo Mana mu izina rya Yesu. Mariko 10:22 Yesu abwira abigishwa be ngo mwizere Imana. Nandi ndakubwiye ngo izere iyo Mana yagukunze ntawe ukuzi. Izere iyo Mana yakuremye. Izere iyo Mana ikubundarayeho. Ndakubwira ngo hari byake byaraguhutaje ariko yakubundarayeho. Kangoje jambo yakubundarayeho. Igukomeyeho. Uzi impamvu udapfa nkuko abandi bapfa nuko igukomeyeho. Iracyagufite plan nziza. Yeremiya 20:11 uze kwasoma witonze. Iby'Imana igutekerezaho. Iby'Imana kugigambira gukorera ni by'amahoro. Ugiye gutera imbere. Ugiye kurenga huri. Imana yo gucira inzira. Komera mu izina rya Yesu. Hari Imana ikuzi, ikwitayeho. Ukiri urusoro yarakurebaga. Utaramunda ya mama wawe yari kuzi. Yaragutoranije. Ikugira umuntu asanzwe. Kuko Imana ikuzi. Kuko Imana iri kumwe nawe uri umuntu udasanzwe. Ntugaterwe ipfunwe n'uwuriwe. Ntukashake kwisuzugura. Niba isi gusuzugura yeke gusuzugure, ariko ntukigaye, ntukisuzugure, ntukiyange, ntukivovote. Jya wishimira mu mwami iteka. Ishimira Imana yakurinze. Kuva kiriho ikikurinze uraza kugera ku byo ugomba kugeraho mu izina rya Yesu. Imana irakuzi, Imana iragukunda, kandi Imana ikwitayeho. Byizere kandi ubigenderemo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen.